Breaking news. My people, breaking news. Let's do this together. Tega amatwi wumve. Hey, turashize. Musharing iyi live. Banyarwandakazi, ndashaka gutangira iyi nkuru. Ribu yafunze Yampano. Isaha ya saa 12 n'iminota 5. No, tariki 18 z'ukwa 5 2026 ku isaha ya saa 55 Sengiyumva Emi, uyu ni wandika ibintu by'amategeko gusa nawe ndabaza kumurambirwa. Inkuru iragira iti urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu rwemeje ko rwataye muri yombi uwo rizagwira Florian wamamaye mu mazina nka Yampano, ukurikiranweho ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Ni amakuru igihe yahamirijwe n'umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira B. Thierry. Ariko ndapfuye Godfather Jesus. Banyarwandakazi, abantu maze kwa 56 nta muntu ndi buzamura imbarigaze keretse nugenda ugakanda kano ka Galaxy ubone nka kuzamura. Mu byitegereze nuko bimeze. Agakubita ese bazamuka baje. Oya, iyi myanya 1 2 3 4 5 6. Iyi myanya 7 umuntu kandi arahita azamuka mwita Dumba. Yambaye akantu k'abagore mu mutwe. Ngendo umupede. Urumva? So, ngo bimeze bite rero? Yampano. Uyu Yampano Dumba. Nababwiye ko ejo nibwo nababwiye ko uyu munsi nibwo ndibuze kurambura inkuru ya Yampano ya nyayo. Ubu nibwo inkuru itangiye. Ibyo nari kubabwira ejo nubwo nananiwe kwihangana, ubu nibwo ngiye kubagezaho inkuru ya Yampano mu magambo arambuye. Mvugira ngo Yesu nashinze kuko reka babwire ikintu kimwe. Godfather narababwiye ngiye muraza kumbwira ngiyewe nimvuga ibintu kababwira ibintu mujye mugenda mwitegereze murebe ibyo Ribu ivuga, mwumve ibyo Ribu. Uzi impamvu bavuze ngo nibindi muri iyi nkuru bavuze ngo nibindi, iki giki cyo kugonga umugore bagashaka kumwambura ubuzima biri muri biriya nibindi. Reka dukomeze inkuru. Ati kuwa 16 Gicurasi 2026 Ribu yafunze uwo rizagwira Florian wamamaye nka Yampano. Arakekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukubita no gukomeretsa. Yakubise umugore we, kuba ku bushake, iki ntabwo kizamufungisha. Gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho turaza kureba ngo ni ibihe, kunywa ibiyobyabwenge. Ngewe narababwiye Godfather ntabwo nzaza guharabika igihe cyose nzashyira ibintu hano, nuko ngewe nzaba buriya mbereka 5%. Mbereka 5% mu sharing live, mbereka 5% kuko ngewe iyo mbabwiye ngo nzanye nyir'ubwite akaza kwivugira. Uriya mwana w'umukobwa simenyeranye nawe, ariko bro niba ushobora kureba uyu mwana ukuntu yamugize yari mwiza sha. Uyu mwana yarananutse umubiri bagira ngo ni madowadowa. Nase umwana ashobora kunyikundira. Ndi kukubwira uyu mwana muri kureba hano yamaze kuba nka madowadowa. Arakubwira ko aya masa ntabwo ashobora kwifotoza. Arakubwira ko amafoto areka kwifotoza n'aya mbere y'ibi byago byabagwiriye. Urukumva ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Amakuru ahari ahamya ko ibi byaha yaba yarabikoze mu bihe bitandukanye. Icyakora nyuma yaho amenyeye ko yarezwe yaje gutoroka akomeza gushakishwa. Ngo wiki ariko God oui, hari video ya Yampano nabonye. Nawe arimo aravuga ngo umwana nawe yaramucunaguje wamaze gukuramo nda 3 ze. Dumba reka nkubwire niba ntabwo reka nze nkubwire ikintu kimwe.
turi kumwe sha kuva ngo gukuramo inda ngo amaze gukuramo inda 3 ze. Uretse ko ibyo ngibyo bidakuraho ko de fact nakubwire ikintu kimwe aho mperukira muri cya igihe yamuzanaga igihe yamwerekaga uzi ibintu ari uyu mugabo uzi ibintu yakoreye uyu mwana nubwo navuze erega Yampano ntabwo bakabe bamufashe ubu reba hano ibi nebasobanurira ku munota wa mbere ni ukuvuga ngo uyu munsi bwa mbere mvugana n'uyu mukobwa reba hano ni ukuvuga ngo Yampano ibintu ubugome bwa mbere yakoreye uyu mukobwa Yampano avuye mu Bubiligi urukumva ava mu Bubiligi bwa mbere ava mu Bubiligi Yampano yaragiye ajya kwa Bamponi yasanze uriya mukobwa hari icyo batumvikanye umukobwa aragenda arakwepa avara kwa Yampano Yampano amubuze ikintu yakoze yaragiye afata uyu mukobwa uramubona ba jihadi bafunzwe afata uyu mukobwa hano yambaye ubusa ari naked aramujyana mu Busanza kwa Bamporiki amugejeje kwa Bamporiki amusamba bakora porono amusambanya urukumva hano umukobwa yambaye ubusa ari naked amusambanya kuri video ndi gukwepesha kugira ngo umukobwa ari naked hano arangije araza dore ahamagara umugore we kuri video ko ari kurongora uriya mukobwa dore nguyu mugore dore bava kuntu ari kureba yumiwe aramuhamagara amubwira ati wowe wagiye wansize atireba shondimo amuhamagara kuri video call bro ari kurongora uyu nguyu dore uyu nguyu yambaye ubusa nabo dore sinshaka kujyanayo urabona dore Yampano yambaye ubusa dore Yampano aravuga ati mabere ya nyoko dore vava yumiwe bro dore Yampano wawe erega aha niho navuze ati Yampano ndagukarabye ntuzi ko mwese mwavuga ngo ndi kubambisha abajahadi n'abapazo nje nkimara kugwa kuri aya mavideo ari gukorera uyu mwana iyi rica rubozo nibwo navuze ati Yampano ndaravuga uyu mutipe nkimara kubona iyi foto urabona iyi foto ko uyu mutipe atameze neza ndavuga umuntu akeneye gutabaza abantu bamutabare ntabwo ameze neza urimo kunyumva ahangaha niho nakarabye Yampano urimo kumva aha reba ndiho ndareba wamubonye dore umwana ari kureba urabona ko kuri video call noneho dore wabonye ko ari kuri video call dore umwana hirya kaze ndi gukwepesha kugira ngo batambaniraho live dore umwana ari naked dore baramvanaho dore bakuraho we dore Yampano nafaka ari kuhereza umugore we faka dore kaka video k'umugore dore ati ndakwemeje mabere ya nyoko ahangaha urukumva ahangaha ngaho nawe mbwira ari mushiki wawe cyangwa uyu muntu wamubyarira ongera umbaze uyu muntu wamubyarira dore Yampano dore reba dore suri kureba dore hano dore nyuma ya Yampano dore muri dushe dore yambaye ubusa dore narumiwe ariko ikintu cyambabaje njyewe ikintu navuze no ntabwo ibintu bishoboka niba Yampano uzi ko navuze Yampano navuze kanze gatoya hano nkumvishe reka wumve kuko numvishe n'abantu njye kunywa amazi give me a second yeba kanywa amata vugo bro ngiye niba ari ikintu cya mbere nabashije kunanirwa gufata ntabwo ngiye nzigira mfata side ibaze gufata umuntu witwa ngo ni umudamu wawe cyangwa ngo ni umuntu mukundana ukamukorera ubunyamaswa nk'ubu ngubu ndebera uyu mwana bro byaje kugenda gute rero ubundi ejo bundi ku makuru mfite wenda urabona ko muri ibi ngibi bavuze ngo n'ibindi mfite amatsiko yo kumenya ibyo ari byo ariko groupe zose zahindutse Yampano
Uvemo magifuti. Ahantu hose Yampano abaye Yampano. Tugere gatoya gazi mumbabarire mutapinge screen kabisa, mutapinge screen. Ahangaha uyu mugabo nubwo tugende gatoya twumve, reka basomere. Kugeza ubu uretse gato okay. Amakuru ahari ahamya ko ibi byaha yaba yarabikoze mu bihe bitandukanye, icyakora nyuma yaho amenyeye ko yarezwe yaje gutoroka akomeza gushakishwa, aho abonye ko nta maherezo aza kuva aho yari yihishe yitaba ubugenzacyaha. Ese yabanje guhunga. Kugeza ubu Yampano afungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Kicukiro mu gihe iperereza rikomeje na dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko uyu muhanzi yahohoteye umugore we mu bihe bitandukanye, ariko biza kuba bibi kurushaho ubwo yamugongaga. Ndi gusoma inkuru ubwo yagira gate ubwo yamugongaga. Vava usanzwe ukundana n'uyu muhanzi aherutse gutangaza ko uyu musore yamugonze akamukubita akamuruma izuru ndetse akamutera ubwoba ko azamuhitana igihe yaramuka abivuze. Nari birabizi. Reka nsubiremo iyi ntuza. Vava usanzwe ukundana n'uyu muhanzi aherutse gutangaza ko uyu musore yamugonze akamukubita akamuruma izuru ndetse akamutera ubwoba ko azamuhitana igihe yaramuka abivuze. Vava yavuze ko umubano mubi hagati ye na Yampano wafashe indi ntera tariki ya 24 Werurwe 2026 ubwo yari ari kumwe na Yampano mu modoka bagiye muri sauna. Yavuze ko icyo gihe yasabye Yampano kureka gukoresha telefone igihe atwaye ibintu byarakaje uyu muhanzi kugeza aho amutegetse gusohoka mu modoka. Ati yahagaritse mu muhanda hagati hatari no ku cyapa, hanyuma ahita ansohora mu modoka. Kubera ko nta kindi nari gukora ndasohoka, hanyuma fata moto. Kimara kwambara ingofero kasike narebye inyuma mbona yadukurikiye, ngira ngo agiye kumbwira ngo nsubire mu modoka, ariko mbona yongereye umuvuduko aratugonga. Ariko ndapfuye. Cyo ni ikirego bareze. Yes, of course. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwemeje ko rwataye muri yombi Yampano. Tugende gatoya rero. Cyagora abantu bajya bambwira ko ntazi gusoma neza. Naho usoma gake, nta gusoma Ikinyarwanda neza. Nicyo kibazo ntabwo byumvikanye. Ariko se nigutere, ariko ibintu byanga abantu banga bagira gakungu. Ubwo ngubwo riri aje none aha ageze ku 1200 ukiri ku ijana. Baramarozwe ariko nta kibazo. So tugende gatoya rero.
kuri iyi nkuru ya Yampano, kuri iyi nkuru ya Yampano, niba ndi gukina amajwi Godfather, nanjye ndi hano meze nk'umuntu uri muri comment, ndi hano urabona ukuntu ngenda mvuga n'abantu muri comment n'abagabo bagenda bavuga, gusa nuko ngiye mfite live, mfite chance wanzanye ku karayimu kawe baba bandeba, urabona ndangwa n'amatangu. Shadow uzi ubihakana ariko umutinganye ariko ndo shabo umutinganye kabisa. Mumforo wingererire nta kindi nababwira ngo mungeze kuri 1k ngo umutipe w'umugabo ari kwinjira mani ndapfuye. So hano mfite umumotari, murumva uyu mumotari adashobora kuduhereza amakuru yimbitse y'ukuntu byagenze. Uyu mumotari bagonze uramufite ariko uranzi none amakuru nayakuye nari ntegereje ngo rimbi itangaze inkuru arega amakuru y'umumotari. Mpamagara umumotari shuwa aha reka tubereke umumotari mutapinge mu sharing mutapinge screen mwandike ijambo tap muri comment, ugiye kumena umuceri none tap muri comment abandi mutapinge mu sharing abahamagara umumotari ubundi hashye. Reka nze nkwereke hano turashize. Okay, umumotari ari he? By the way, njyewe ni itandukanye n'abantu bashaka ko Yampano bamufunga. Reguriye indyarya hano handitse ngo iki? Motari impanuka. Kapamagare motari impanuka. Okay, motari impanuka nguyu ndamuhamagaye. Dore nguyu, dore ukuntu motari impanuka aba yishyize mu ifoto. Dore motari impanuka. Wewe kubadida reka mpamagare motari impanuka tubwire ngo byagenze bite. Reka mpagarare ngo hamagare. None se ko wanditse wanyitaba? Okay, aratwaye gukazera. Reka mpamagare. Okay, dutegereje motari mutapinge screen mbere yuko motari mpamagara. Mbere yuko motari mpamagara mutapinge screen. Noneho ariko Vava ni mwiza. Vava ni mwiza bro. Ariko Vava ni mwiza. Uyu mwana ariko ibaze agahura na karaga huyu kakamufata kagakubita. Sha imboga zibona abana banyi n'abazi. Uyu mwana w'umukobwa bavu wakoma bakakuntiza no munsi umwe wenyine. Ndebera n'ukuri kw'Imana. Just wonde dore cyana mu ijosi we. Ndebera uyu mwana bro. Dore cyana mu ijosi. So so ndumva rero ko twumvikane. Niba ruko ngiye kugira inshuti bizangora no kugira abantu ntabwo nabasha gucinya inkoro nk'amwe. Yampano nibimuhama bafunga amabyi. Ibi ngibi nta kunyura iruhande bro. Ntabwo tuzagira societe ivuga igenda nkawe urukumvura ahangaha. Ntabwo Yampano umukunda ubwo duma ngomba kwifuriza Yampano ko bamufunga noneho mwete n'amabyi. Uretse gato tega amatwi twumvikane. Ndumva nukora nk'ibi ngibi nzavuga ati se mitego batende bafunge ushireho n'amabyi. Ninkora ibisa n'ibi kuko urukunywa amata ngo nzavuga ngo aya mata nzakwita n'ikirenza amata. Ayo mata abanyumva ibi bintu byo gufata mama ntabwo tuzaba muri society iteye gutyo. Ariko ibaze uyu mukobwa ku makuru naje gukurura, urimo kumva? Ku makuru naje gukurura nuko iriya video ikimara kujya hanze papa we yateranyije umuryango wose baramuca. Oya no, kumuca ntabwo byari bihagije. Bamwambura n'umwana we. Paramuciye wabo.
nagerageje guhamagara abasaza be navuga izina bagahita bamboroka uko ari batatu kugera kuri nyirasenge. Sha umwana yarababaye. Urimo kumva? Bro, ibyo birengeho kabutindi imukubite imuca amazuru bro. Ariko ko mujya muvuga ngo okay tujye tuvugisha ukuri. Ngo difada ko muvuga ngo ndasara. Bro, ngo difada ndebe ibi bintu mvuge nti urumva nje gusesengura ibi bintu. Buretse gato aka gatambaro karambereye kakabandana. Ndabaza abanyarwandakazi nje gusesengura ibi bintu nje kubisesenguraho. Amuruma gutya amuruma yamubwiye aya magambo. Ivyo ni izuru barumye. Bro, reba ukuntu yamugize. Ndabishyira video ndazikina reba. Ngo reba ukuntu ndumva. Ndebera amaso ndabaganda kari mu maso y'umwana. Reba ukuntu yamugize bro. Uzuko akazuru kasaga neza gasigaye kameze nk'izuru rya Dumba. Reba ukuntu yamurumye. Iyo baba arangi noneho ikibabaje urimo kumva dore ahangaha akimara kumugonga ahani akiva muri taxi akimara kumugonga kuntuza n'imodoka akimara kurira kuri moto dore reba urimo kumva arangije dore bya bwenge biri mu gihe dore sinshaka kureba warebye dore Yampano dore oya dore ahanga yarari kurondogora avuga ubusa ariko ubuzi Yampano yantorerega bakwasa mutwe. So rero twumvikane icyo ndetse kuvuga niki mbere yuko njya ku audio mutapinge screen tugere ku 200 ntangire gukina audio. Mfite audio ya Yampano hano. So nubwo abantu bavuga abantu ntibabyumvi reka tujye tuvugisha ukuri. Dumba nje uzi igihe nkimara kubona video ya Yampano kera nkimara kubona video ya Yampano ngiye nemeranyije n'umutima wanjye ko Yampano yagambaniwe bamuhemuke kandi yakorewe ubunyamaswa. Urimo kumva? Ira video kujya hanze. Jewe naratabarije Yampano. Urimo kumva? Abantu mwese muravuga ngo ndi gushaka gufungisha abapazo. Murabyibuka? Murabyibuka? Turabyibuka. Ndebero duhere natwanye niba tumeze. Barunyumvira uyu nguyu. Where is my other phone? Ntekeza kuri muri telefone yindi reka nze wumve hano. Mutapinge screen. Nagerageje kutabariza Yampano. Azinduka mpamagara Kevin kadazinduka mpamagara Kevin kadimvira kuri telefone yanjye. Kevin kadana mu dropinze nagende. Kevin kadana afite biroto. Ariko afite indirimbo nziza. Nta nubwo nigeze nanayumva none mbikubwire. Afite indirimbo nziza umunyamasisi mureka. Na kazi ke. Bibereye ku nkuru ya Yampano mutapinge screen. Amahera yanjye atajya kira. Mutapinge screen tujye ku 200 ntangire gukina ntuza. Ariko rero Dumba uri kwijana. Bashaka banyimwe. Nta ubundi nibyo bagifite tubireke isikikawe muri nkayo yose nanga niho behera bamenyera abantu. Tekeza turi mu nkuru. Shaki babireke. Reke kabisa. Mutapinge screen kabisa. Umusharinga live mu nkanda Loves win. Loves man uyu mubyeyi afite game. We have to bond this game. Loves win. I will be in your game. Ndaza kwa muri game yawe pe. Ndaza kwa muri game yawe. Musharinga nanjye nzazayo icyo hago. Imana Loves win ndaza kubayo. Ariko Damien wakabayo ngira muri gift gallery. Damien ngira muri gift gallery. Kombe washaka gift gallery nanjye mpaho ndaza.
No? Okay. No, nari ndi kumwindeka mari kumari kugira. No, lavuze wenda ariko niyatabijyamo n'ubundi ejo yigiyemo itso. Oya njyewe name ngenza abandi muri gwemuye. Okay, twagiye. Reka n'ubundi natwa turimo kuzigira reka nze tuzangaha ntangire inkuru Banyarwanda kazi musha sharing live reka manze ndebe n'ibintu mukobaza kunyita badumba ndashaka kugira ngo vava mbiri kumwe no kuri ipana. Vava umugore wa Yampano. Tango love wins alavuze ngo yarangiye ukuntu ujya uvuganye ngo love wins the 17th of May. Love wins. No, ntabwo ambira ko yarangiye nababara 17th of May. When is today? Today is what? Today is the 18th. Yabaye mu imbonera kure gatoya. Reka nze kubwire Dumba twagwishijishana. Uyu muhiza za muri mariga zawe. Muhiza kamuhiya. Ngino manze nkudode. Uyu muhiza ni imbonera. Umva muhiza. Ariko muhiza ufite isura. Muhiza. Urabona ukuntu usa reba ukuntu umeze. Muhiza we wa mugabo umva nkubwire Muhiza namaka yewe ndagize yambo babonye wa muhutu wanga umva nkubwire babonye wa muhutu wanga umva nkubwire Muhiza Dumba urabona uyu mugabo uyu yari umujyanama wa perezida muri presidence ari umujyanama wa perezida perezida w'u Burundi urasubiye uyu nguyu yari umujyanama official umujyanama wa perezida w'u Burundi nkuru nziza ajya kuba ambasaderi muri Kongo ikinca ndapamwo aveho uruhu arangije agezeyo ndapamwo ntabwo uvamo ntahushya uje nkubwira abantu erega umva wakinywa amaraso we njya mbikubwira ngo kunyumva kirahunze Muhiza njya mukegeta uyu nguyu niwe muntu tujya tuguruka ntabwo Dumba yari yumiwe uyu ni umujyanama wa perezida ariko yarasaze bamufatanye imbundi Burundi baramufunga abadede baramukubita barayikubita. My people twagiye ndashaka kugira ngo ubundi indirimbo niyo umuntu bita Yampano yakagombye kumva urukumva Lucas Sekazi mungire muri gift garare mutuntu ntagira inkuru Dumba twagiye Banyarwanda kazi mu sharing live ndebera mu pastor utaragiye ku ishuri Dumba ibintu njya mpora nabyo hano uyu ni umupastor utazi gusoma ikinyarwanda ntabwo yakandagiye ku ishuri kandi ngo ni umupastor wakoze neza kuhindura izina ukavanaho rya zina ryo yatayito ya pastor ahangaha Silas niba ari Silas ahangaha kwavanye izina rya pastor umva merci beaucoup wakoze asa gutya nuko ameze yari yarashyizeho ngo pastor Silas yari abanje izina rya pastor wakoze kuvanaho rya zina ubu ngubu abantu bakomfollowingire ndi kugukunda kuko ibiriya bintu ntabwo ari byo wakoze manuka umuntu utarakandagiye mu ishuri gute uyita pastor ngo barakubatije sindwa ni yakuremye ntimukajye mwiyitirira umurimo w'Uwiteka Imana yazabarimbura. Good morning my people turahangaha Dumba mu mukano mugeze ku gihumbi bari gutangira iyi nkuru mugeze ku gihumbi batangira mugeze ku gihumbi ntangire iyi nkuru let's do this together ku gihumbi batangira ubusotwa ndashaka kugira ngo iyi nkuru tuyitangire reka none tuzamuke hano hejuru kugira ngo abandi bazara hasi abase sawa noneho iyi foto ariko ibaze Dumba gufata uyu mwana w'umukobwa usa gutya bro agahura n'ikizambo nka Yampano we baca umugani mu kinyarwanda shanga imboga zibona abana ba nyina uyu mwana ukuri kw'Imana imboga zibona abana ba nyina baze Solomo imboga zibona abana ba nyina baze bamwitajya ngo Vava bamwita Vava mani uyu mwana n'umwana mwiza uyu mukobwa ni mwiza pe uyu mukobwa ni mwiza buri hari amagambo ntigeze mvuga Dumba hari amagambo ntigeze mvuga mu bintu byafungishije Yampano buri hari ibintu mu mutamenye ariko ndaza kubivuga ngiye kubivuga uyu munsi ubwo bamaze gutangaza ikimufunze ndaza kuvuga kuko muyicaruzo n'ibikangisha akoresheje uyu mwana urimo kunyumva
hajemo n'ivangura cyangwa ndabivuga nte ngiye inkuru ndayivimuza ndaje reka ntutegeze ngo napfuye kurakara. Mwaramutse ribu yafunze Yampano. Nta kintu kinini nza kuvuga ndakuma n'iki cyengusembura gake ngusembura. Urakoze cyane mutapinge screen tugere ku mirongo muri gutangira gake ndavuga. Mubabarire mu nkandi mutapinge musharinge live igere kure. Good morning my people. Good morning my people. Ubibasha ankandire muri gift gallery. Okay, kambere cyukuntu ngiye kubyoroshya. Ngiye kubashiriraho ikiguzi gituma muzamukano kuri pano uhicare. Iyi pari ngiye kubifite abantu bari hejuru y'igihumbi. Uzamuke bagufollow umwanya wo kumpa intare yanjye. Uretse gato. Nakubonye riri namubonye. Riri nazamuke.